Marita ayabaye igitaramo nyuma yo gufatirwa mu cyuho n'umugabo we asambana na pasiteri wo muri RDC. Niba ukoresha cyane imbuga nkoranyambaga nk'urwa Twitter, biragoye ko waba utaramenya inkuru ya Marita wamaze kwiharira ibiganiro bya benshi mu bakoresha urubuga nyuma yo kugwa gitumo n'umugabo we amuca inyuma ikaza. Amashusho y'umugore bivugwa ko ari uwo mu gihugu cya Zambia akomeje gukwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga. Ni amashusho bivuga ko yafashwe n'umugabo we nyuma yo kumufatira mu cyuho asambana n'undi mugabo wiyita umukozi w'Imana, bivuga ko ari uwo muri Kongo Kinshasa. Muri aya mashusho Marita agaragara yambaye uko yavutse, mu gihe pasiteri nyuma yo kugubwa gitumo we ayagaragaramo yambaye akambaro k'imbere. Nyamugabo wabwiye gitumo mu mashusho yumvikana abwira umugore we, bigaragara ko yashakaga kumwegera ngo amusabe imbabazi, kudahirahira angave aho ari. Uyu mugabo wumvikana amujwi iryuje agahinda kenshi, yumvikana abaza umugore we impamvu yatinyutse gukora ikosa ryo kuzana undi mugabo mu buriri bwe. Ati, wiva huri winyegera Marita mu buriri bwanjye koko? Marita koko mu buriri bwanjye? Ibi ni ibiki mu nzu yanjye? Hagati aho Marita uko aba ahatwa ibibazo n'uwo bashakanye, niko we ahita atangira gusuka amarira nyuma yo gukorwa n'ikimwaro. Ibinyamakuru byo muri Zambia byatangaje ko mbere y'uko Marita afatirwa mu cyuho n'umugabo we yari yabanje kumubeshya ko yagiye gusura inshuti ye ahitwa Kitwe. Gusa Nyamugabo wari utari imuhira, nyuma yo kugera iwe asanga arwahanye inkoyoyo. Mbere y'uko pasiteri ajya mu gikorwa n'uriya mugore wari utwite, kandi bivugwa ko yabanje gutaka icyumba abarimo akoresheje za buji n'indabo, ku buryo n'imbeba itari butinyuke kukinjiramo, ariko ntibyabujije nyir'urugo kubagwa hejuru. Amashusho ya Marita bivuga ko yari yazanye uriya mupasiteri kumukorera imihango imutegurira kubyara neza kuko atwite. Kuri ubu ari gukwirakwizwa cyane ku mbuga nkoranyambaga, ari nako abazikoresha bamuha urw'amenyo. Ni amashusho yatumye ab'igitsina gabo by'umwihariko abifashisha uriya mugore nk'urugero mu kugaragaza ko abagore babizerwa muri iki gihe basigaye ari mbarwa. Bamwe bati abagabo b'iki gihe basigaye ari inyamaswa, abandi bati nyuma yo gutinya Imana uzakurikizeho umugore.